Alright, twongeye kubashimira tunabasuhuza mwebwe mudahwema kudukurikira gatanu kandi kuri muyoboro wacu wa YouTube. Ni umuyoboro tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru aba yizewe, amakuru aba atariho ivumbi, aba avugwa hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni amakuru mu bijyanye na politiki, entertainment, sport ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Tuyakura ku binyamakuru muzi byizewe bikorera hano mu Rwanda iwacu, ndavuga nka Mama Rwa Gasabo, Kigali Today, Igihe.com n'ibindi byinshi bigenda bitangaza amakuru mu buryo bwanditse. Niyo mpamvu dukora uko dushoboye kose tukabacukumburira amakuru kugira ngo namwe mukoresha umuyoboro wa YouTube tuyabagezeho mu buryo bwa video. Niyo mpamvu igihe wakanze subscribe bizagufasha kuba uri update, kuzahora uri update ku nkuru zose ndetse n'amakuru aba agiye atandukanye aba agisohoka hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze yarwo nk'uko twababwiye. Alright, rero twihuse rero nk'uko mwabonye kuri cover y'iyi video, tugiye kugaruka ku nkuru imaze iminsi itari mikeya ivugwa. Ni inkuru aho tugiye kugaruka ku bukwe bw'umuhanzi nyarwanda cyangwa se umunyarwandakazi twamenye cyane arimbana n'umuvandimwe we Dorcas. Ubwo ndavuga Ishimwe na Vestine ndetse na Dorcas. Twamenye cyane nka Vestine na Dorcas ni abanyarwanda baririmbaga umuziki wo kuramya cyangwa se mu bizwi nka gospel. Ni abanyarwanda rero bigaruye imitima y'abatari bakeya, bakunzwe cyane bitewe n'uburyo baba bafite impano ikomeye cyane mu bijyanye no kuririmba nk'uko turi kubabwira. Rero ni ubukwe bwamaze iminsi buvugwa ko buzaba ku munsi w'ejo, ndavuga ejo hashize tariki 5 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'ibihumbi 2025. Rero nk'uko muri kubyumva neza mu matariki, ni ubukwe bwabaye ku munsi w'ejo, bwabereye hariya mu mujyi wa Kigali mu Ntare Conference Arena. Niho ubwo bukwe bwabereye, aho bwagiye bugarukwaho n'abantu bagiye batandukanye. By'umwihariko ni ubukwe bwaciye kuri YouTube live, ubwo ni ku muyoboro cyangwa se kuri channel izwi nka My Empire, naho tuzi neza ko founder wayo ari Irene Murindahabi, aho ari manager n'uwundi wa Vestina ndetse na Dorcas. Rero kuri uwo muyoboro niho ubukwe bwabo bwaciye live ndetse n'ababashije kuba bajyayo nk'uko mwabibonye. Ni ubukwe bwabubereye ijisho, ni ubukwe bwabushimishijwe cyane, ni ubukwe bwahuriwemo n'abantu batari bake, abantu benshi cyane, abantu barenga 1000. Ni abantu bari benshi cyane bahuriye hariya muri Intare Conference Arena baje gushyigikira umunyarwandakazi Vestina, aho yari yakoze ubukwe hamwe n'umugabo we Idrissa. Ni ubukwe bwabereye hariya nk'uko tumaze kubabwira. Ni ubukwe bwari bubaye nyuma y'uko mu matariki yari yarashize, mu mezi yari yashize, ari ubukwe bundi bwe bwabaye aho bari basezeranye ku murenge. Ubwo byumvikane ko ku munsi w'ejo ari ubukwe aho baba bari gusezerana imbere y'Imana, ndavuga mu rusengero ndetse n'abantu. Ni ubukwe bwabushimishije, ni ubukwe bwagiye buberamo ibintu byinshi bigiye bishimishije, aho ari ubukwe bwahuriyemo n'abandi basitari bagiye batandukanye tuzi hano mu Rwanda. Twagiye tubabona cyane cyane rwose bari baje gushyigikira uyu muvandimwe wabo cyangwa se uriya musangirangendo wabo Vestina. Bwari ubukwe bwabushimishije, ubukwe bwagaragayemo byinshi cyane, by'umwihariko umuco nyarwanda, ni indirimbo zigiye zitandukanye, ni amatorero agiye atandukanye yarari cyangwa se yagaragaye hariya mu bukwe bwa Vestina, aho bari bagiye gushyigikira Vestina Ishimwe hamwe n'umufasha we cyangwa se n'umugabo we Idrissa Owedrago. Ni ubukwe rero bwari bwiza, ni ubukwe bwabubereye ijisho, aho bivugwa ko bwatwaye akayabo k'amafaranga menshi cyane, ariko n'ubundi birumvikana kuko nta n'ubundi kugira ngo bemererwe gukorera ubukwe ahantu harenze nk'hariya, n'ubundi ni ikimenyetso kiba kigaragaza ko bafite amafaranga ndetse bafite n'icyo basobanuye mu gihugu cy'u Rwanda. Rero navuga kuri Vestina Ishimwe, ariko inkuru ituzanye nk'uko mwabibonye kuri cover video, ni inkuru aho biri kuvuga ko nyuma y'ubukwe aho bwabaye ku munsi w'ejo mu ijoro ryahise cyangwa se no mu gitondo, ariho hakurikiyeho imihango igiye itandukanye, imihango iba nyuma y'ubukwe nyirizina, namwe murayizi cyane kuturusha. Rero iyo mihango nyuma yo kuba n'inkuru yagiye itangazwa, n'ubundi yababaje abanyarwanda batari bakeya, by'umwihariko abamukundaga, aho byavugaga ko yajyanye n'umugabo we mu gihugu bwite cy'umugabo we cyangwa se aho uyu mugabo Idrissa Owedrago akomoka, ndavuga hariya mu gihugu cya Burkina Faso. Rero ni inkuru yatugezeho aho bavuga ko uyu Vestina agiye kujyana n'umugabo we hariya mu gihugu umugabo we akomokamo, ndavuga Burkina Faso. Rero nta kundi, ni ibintu biba bigomba kubaho, ababanye biba ngombwa ko batandukanya, ariko by'umwihariko iyo babanaga neza birazwi neza ko bibabaza cyane bitewe n'uburyo
uriya Vestine Ishimwe yarakunzwe n'abanyarwanda benshi cyane, ariho haje no kuba hagaruka ikibazo gikomeye cyane, aho abanyarwanda batari bake bari kugenda bibaza ese niba umurimo bari baramenyekanyeho, ndavuga Vestine n'umuvandimwe we Dorcas, umurimo wabo bari baramenyekanyeho wo kuririmbira Imana, niba waba ugiye gusubikirana cyangwa se nimba hari ukundi kuntu bizagenda umurimo ukaba wakomeza. Rero iki ni ikibazo nyamara cyumvikana, ni ikibazo abantu batari bakeya by'umwihariko abanyarwanda bari gukomeza kugenda bibazaho, bakagenda bashakisha amakuru hirya no hino ngo baje kureba nimba babona igisubizo cy'ikibazo, ariko icyo twaba tubabwiye cyo ni uko ikintu cyatangajwe ari uko umwuga bari bazwiho bazawukomeza, ariko se none bakaba biri kugenda byibazwaho ate se niba koko uriya Vestine agiye gutura iwabo w'umugabo we, ubwo ni muri Burkina Faso, bazabasha gukomenikana ute n'umuvandimwe we Dorcas kugira ngo babashe kuba bakomeza umurimo w'uburirimbyi cyangwa se umurimo w'ubuhanzi. Rero ni ibibazo biri kugenda bitandukanye, biri kugenda byibazwa, ariko icyo twakubwira cyo ni uko uriya manager wabo Irene Murindahabi yavuze ko bari buze gutangaza igisubizo nyakuri cy'uburyo bari kugenda, aho bivuga ko n'ubundi ibintu bivuga ko bazatora iriya mu gihugu cy'umugabo we ari ibintu bitari ibya nyabyo, ndetse n'abandi bakagenda bavuga ko n'ubundi uriya Dorcas nawe azagenda nawe akajya iwabo wa Vestine, ntabwo ndavuga aho bazatora n'umugabo we muri Burkina Faso, by'umwihariko kugira ngo babashe kuba bakomeza umurimo wabo w'ubuhanzi. Rero icyo twakubwira cyangwa se icyo twagusaba ni ukugira ngo ukande subscribe, ukume uri update, tugende tukubwira inkuru zose ziri bugende zigiye zitandukanye, inkuru zizewe ziraba zigenda zivugwa by'umwihariko zishingiye kuri iyi nkuru, uraza kuba wazibona biciye kuri uyu muyoboro wa Trending News. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ugukanda subscribe gusa, tugakomeza tukabana umunsi ku wundi. Ciao ciao.